Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kumererwa neza. Iyi rero ni filime umumiliyoneri wigeze umukozi wo mu rugo kubera urukundo. Ngira ngo mumaze kuyikunda. Cedric byanze bikunze agomba gutsindira Alice uko byagenda kose. Ese mu bakinnyi dufite muri iyi filime ni abahe bakinnyi byibuze batatu mubona bagitinga neza baryoshya ibintu? Ndabizi neza ko mukunda Cedric ndetse na Alice byanze bikunze hari abo mwifuza ko bizarangira babanye cyangwa se aribo batsinze mu rukundo, ariko noneho turashaka kubaza umuntu fana wese wayirebye kuva itangiye kugera aho igeze, ni abahe bakinnyi batatu ubona bitwara neza bakwiriye no kuba bahabwa ibihembo byinshi cyane kurenza abandi? Ubwo ndavuga ba bakinnyi nyine bakontorora amarangamutima yanyu, ba bakinnyi babashimisha yo muri kuyireba, ukuvuga ati kabisa runaka yagitinga neza, aranezeza, akina neza, nyine akora ibintu byiza ku buryo ubona yuko twamugenera igihembo. Mwibutse ko abantu mwifuza gukina filime ntago bandika muri message, nabonye hari ababyandika muri message, ahubwo wandika kuri WhatsApp kuri 0792 usubize inyuma uzumve neza, hanyuma unyandikire kuri WhatsApp nimba nawe ushaka kugaragaza impano yawe cyangwa se wifuza kuba wakina filime mbigufashemo bigende neza. Mukanya rero tugiye kubahereza episode ya 17, iraza kuba ari umuriro mukurikije uko ejo byarangiye, biraza kuba ari uburyohe, uyu munsi biraza kuba rwose ari umuriro kabisa mukanya bidatinze. Rero Alice na Cedric, abantu mwifuza ko bazatsinda, abantu mwifuza ko urukundo rwabo byazarangira bigenze neza, cyangwa se abantu mwifuza yuko uyu musore wigeze umukozi wo mu rugo bizarangira atsindiye urukundo rwe, mushyire udutima muri komenti mubigaragaze, ababyifuza turebe ubwinshi bwanyu aho mwaba muherereye hose. Abakobwa rero bendi cyangwa se n'abamama, bitewe n'abantu mwifuza gukina filime ariko muri mu mujyi wa Kigali, munyandikire kuri WhatsApp, akenshi tubafasha muri ibyo bintu byo kuzamura impano zanyu kugira ngo namwe mugaragare nyine muhatwike nk'ibindi byose nyine. Buriya turi gutanga inyigisho muri iyi filime ariko ntabwo tuba duteganya kurekeraho, cyane ko tuba dushaka kwagura nyine kugira ngo turusheho gukomeza gukora ibintu bigende neza. Nawe rero nimba ushaka kumva wakigisha abanyarwanda, hari ibyo ufite wakereka abanyarwanda cyangwa wakigisha abanyarwanda, ubwo nawe injira mu ruhando rwa sinema. Si ukwigisha gusa, ahubwo hari n'igihe bivamo umufungo, bikaba byatunga umuryango wawe ndetse bikaba byanaguha umusaruro mu gihe runaka uteganya ko nyine ntabwo ari ibintu dukora twinezeza gusa, ahubwo bibyara n'amafaranga. Nawe rero uze kubyinjiramo neza cyane gatanu ku kandi. Hanyuma rero twihuse, ku munsi w'ejo iminota yari 36. Ese iminota irahagije cyangwa byaba byiza twongereye iminota? Uko ubyumva ukarenzaho comment yawe. Ese uko tuyisohora birabanyuze? Amasaha tuyisoreraho birabanyuze? Ese n'icyo ubona twashyiramo imbaraga, icyo twahindura cyangwa se icyo twakongeraho kugira ngo filime irusheho kuryoha? Ubaye ushimye nabwo naribi, ariko ubaye hari n'ibyo ubona bikwiriye kongerwamo cyangwa se twavugurura tukaba twashyiramo ibishyashya, nyine ukavuga ati runaka na runaka n'abayibishya twakuramo, nabyo biba byemeye kuvuga ati runaka mukinisha arayibishya arabyica gutya na gutya, mukadukosora nyine tugafatanya kuyitegura, byaba ari byiza. Mudacecetse gusa, namwe nyine mukajya mwivugira mukaho mubipfira mukavuga duti turabona runaka ari gukina nabi cyangwa se ari kwitwara nabi, turabona muduteguriye kuno byarushaho kuryoha, turabona mukoze bino byarushaho kuba byiza. Uko mugenda muduha ibyo bitekerezo turagenda tukabikusanya tukabyegeranya neza, hanyuma tugasohora agace karyoshye kandi tukarushaho no kwigisha abayireba. Ubwo rero nawe dufashe gutegura iyi filime nyine kugira ngo irusheho kuryoha, mwibuke gushyira udutima muri comment, mwibuke ko uyu munsi ari Saint Valentin. Nimba mukunda rero ibyo dukora, mukaba mukunda iyi filime yacu, mushyire udutima muri comment, mwibuke gukanda subscribe nubwo ari ubwa mbere mugeze hano. So guys, rero iyi filime tugomba kujya tuyisohora buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nta gusiba, kugira ngo turusheho kureba ko inyigisho zagera kuri twese. Ariko maze kubona ko mukunda ibintu birimo urukundo cyane, abantu mwese mwamaze gusobanukirwa mukunda filime z'urukundo. Hanyuma rero nawe nimba wifuza kuba wakina filime, nimba wifuza kuba waba umustar mu bintu bya filime, biroroshye cyane, urandika kuri 07
0920 akenshi tujya dukunda kubivuga ariko abantu ntimubihe agaciro, ntimumenye yuko bino nabyo ari bimwe mu byakugirira agaciro ndetse bikaba byanagutunga. Buriya akazi ka filime kateje abantu imbere kandi kabaha n'amafaranga menshi cyane pana aya ngaya makeya. Bose baba barabaye bakire rero biciye mu mpano zabo, mu kwigaragaza no gukina neza kwabo, bigatuma impano yabo izamuka nyine nabo bakabona amafaranga. Nawe rero nk'uko wicara ugapanga indi mishinga, ugapanga ubundi buryo wazakoreramo amafaranga cyangwa se uburyo wazatera imbere, cyangwa se nimba wicara ukabona gutunga imodoka ni inzozi, cyangwa se gutunga inzu yawe ni inzozi, kugira urugo rwiza ni inzozi kuri wowe nyine, ukabona yuko ibyo bintu ari iby'abandi weho utabigeraho. Nawe rero hari inzira ziba zoroshye zo gucamo kandi ukaba wabasha kubona amafaranga. Buriya hari igihe abantu bicara bakabona ibintu byinshi ni inzozi, kuba yatunga miliyoni imwe, miliyoni ebyiri, wenda akazagura ikintu cy'agaciro, akaba abona ari inzozi bitewe n'uko afite akazi kadafatika, wenda akuramo amafaranga yo kurya no kwishyura inzu, bigahita birangira ubuzima bukaba ari ubwo ngubwo. Ukaba ubona ko rero nko kuzagura inzu yawe bwite ari ikintu gikomeye cyane, cyangwa se kuzagera ku kindi kintu gihenze, ukaba ubona ko ari inzozi. Muri ubu buryo rero nibwo buryo ushobora kubonamo amafaranga menshi cyane. Ngiye kubaha urugero wenda rw'umukinnyi umwe muzi, wenda duhere nko kuwo muzi nka Alphonsine cyangwa se wenda nka Iribagiza mu nzira y'umusaraba, ahembwa ibihumbi 70 ku munsi. Turafatira ku rugero rw'ibihumbi 70 ku munsi byibuze, nimba wenda abonye ibiraka wenda 4, ni amafaranga ibihumbi 480, nimba mbaze neza, byaba byinjiye byibuze mu gihe cy'icyumweru kimwe ibihumbi 480. Mu kwezi azaba ari gukorera amafaranga arenga miliyoni, tutitaye ku bindi biraka aba yagiye abonera hanze, birimo ibyo kwamamaza, birimo byo kuba yakina no mu yandi mafilime. Hakaba hari n'abamuha arenze ayo ngayo. Hari n'igihe iyo wakunzwe cyane n'abafana ubwabo bakwihera amafaranga bitewe n'uburyo umuntu yagukunze. Urumva yuko aho ngaho rero uba wemerewe kuba watekereza kuba wagura inzu cyangwa se n'ibindi bikorwa nyine bihenze, bitewe n'uko aho gukura amafaranga haba hahari. Rero urumva ko ni inzira nyinshi zituruka muri ibyo bintu, ariko mbere na mbere iyo ubijemo urabanza wowe ubwawe ugakoresha uburyo abantu bagukunda, ukagitinga neza, ukabanza ukagaragaza ibyo ushoboye kurenza ukuza ufite umururumba w'amafaranga. Nyine ukabanza ukigaragaza wowe ubwawe, ukagaragaza ko ibyo bintu bishoboye, abantu bakagukunda. Icyo gihe rero nibwo amafaranga atangira kuza kandi akazira rimwe. Urumva rero naguhaye urugero rwiza rwatuma nawe uza muri bino bintu bikunze kandi uvuga ati ngiye gukora cyane nanjye nzabigereho. Nta kindi bariya bakoresha, ni ugukina filime n'ibintu bisanzwe, ni ukuvuga gusa no gukora, kandi ndabizi n'ubundi muba mubisanganwe, ntacyo bagusaba kiba kitasanzwe. Nubwo umwe mwumva bikomeye ariko iyo wabigezemo urabishobora. Uyu munsi rero witinyuke uze kuba mu ba mbere baza kwandika usaba nawe kuba wakinjira muri ibyo bintu bya sinema, kandi ndabizi neza muzabishobora, bigeraho, bishobora kukugeza rero ku buzima bwawe bwiza. Mukomeze kugubwa neza no kugira umunsi mwiza.